ingingo ya 12 irasobanutse neza, igaragaza ko abantu bagomba kuburanisha mu rukiko rw'ikirenga. Abo ni nk'abaminisitiri bagize guverinoma, abadepite b'ibihugu, guverineri, bungirije ba guverineri nk'abandi bayobozi. Se hari umuturage usanzwe witwa Mutafu ushobora kuburanishwa n'urukiko rw'ikirenga? Oya, ibi ni ugusuzugura ihame ry'uko urubanza rugomba kugira inzego ebyiri z'ubujurire. Ntabwo mfite ubudahangarwa cyangwa uburenganzira bwihariye bwo kuburanisha urukiko rw'ikirenga binyuranyije n'itegeko nshinga. Si ingingo ya 53 gusa, ahubwo binica ingingo ya 19. nta muntu ugomba kuburanishwa n'urukiko rutari rwagenewe kuburanisha. Icyo ni ihame rishingiye ku itegeko nshinga. Ari nako barikandagira, banagoreka dosiye, inyandiko mpuzamahanga, kwitaba urukiko n'impimbano. Banyekongo, namwe banyekongokazi, ninde uzabazwa iyo nyandiko ninde uzabazwa izo nyandiko z'ibinyoma? Nta banditsi b'urukiko rw'ikirenga? Ntibamenye ko tuzabibabaza tukabibahamya. Iki gihugu si icy'abadepite cyangwa abafatanyacyaha. Ibi ni ibiki? Abo banditsi b'urukiko bakoze inyandiko z'ibinyoma. Twemeye kwitaba ubutabera, ariko dusaba ko baduha umuhamagaro wemewe n'amategeko. Abo banditsi barabeshya, kandi tuzajurira iyo nyandiko mbere y'urukiko rw'ikirenga. Bavandimwe, urukiko rw'ikirenga rwanze kwakira neza ikirego cyatanzwe n'umuturage usanzwe. Mwabikoze mbere, kandi urwo rukiko ruratwima uburenganzira bwo gutanga inzitizi zinyuranyije n'amategeko, kandi ni ibisobanuro dufite byo kwirengagiza. Niba hari uzanzitira akankatira urwo gupfa, nzemera kunywa uburozi bwa sike nk'uko Sokarate yabigenje, kandi nzapfira ukuri n'ubutabera. Ayo rero ni amagambo ya Odia Elise, umwe uvuga amagambo akomeye cyane, aho yavuze ko urubanza ari kuregwamo ngo rubamo amakosa akomeye y'amategeko ndetse n'uburenganzira bwe, ngo bukaba butari kubahirizwa nk'uko byakagenze, ndetse ngo bukaba uburenganzira bwe bwubahirijwe nabi. Rero yasobanuye ko ingingo ya 12 y'amategeko igena neza abantu bagomba kuburanishwa n'urukiko rw'ikirenga cour de cassation, ariko ngo harimo abanyamahanga cyangwa abanyamabanga ba leta batandukanye, abagize guverinoma, abadepite ba guverineri n'abandi bayobozi bafite ubudahangarwa bwihariye. Akibaza impamvu umuturage usanzwe nkawe yajyanywe muri urwo rukiko kandi adafite uburenganzira bwihariye. Akavuga ati ibi ngibi babinkoze kugira ngo ntazabona uko njurira, kuko nyine niba naraburanishijwe n'urukiko rw'ikirenga nzajurira se hehe? Ibi babinkoze kugira ngo ntazabona uko njurira, ntazabona uko mburanira uburenganzira bwanjye. Ibi ngibi rero bije nyuma y'ibintu byinshi bimaze iminsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Odia Elise anavuga ko ibyo binyuranyije n'itegeko nshinga, cyane cyane ingingo ya 19 n'iya 53, kuko ngo buri muturage agomba kuburanishwa n'urukiko rubufitiye ububasha, kandi akagira uburenganzira bwo kujuririra icyemezo cyafashwe n'urukiko ariko yemera. Ibyo bintu sinzi niba bari kumvikana. Urukiko rugomba kumuburanisha, yego, ntabihakana, ariko rumuburanishe ari urukiko rujyanye n'urwego rwe, ku buryo najya no kuburanishwa, najya kuburanishwa agahabwa umwanzuro wenda ntawishimire, azabona hajya kujuririra. Uyu Elise Odia yanakomeje avuga ko inyandiko imuhamagaza kwitaba urukiko
citation ari impimbano. Rero akaba yanashinja abanditsi b'urukiko greffier kuyikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko, aho yanavuze ko yiteguye kwitaba ubutabera ariko ko ashaka kubikora hakurikijwe amategeko, kandi yanatangaje ko yiteguye kwitaba ubutabera ariko ko ashaka kubikora hakurikijwe amategeko, ndetse akaba nitegura ngo kuzagaragaza ibyo yita ibimenyetso by'ayo makosa imbere y'urukiko. Mu ijambo rye yanavuze ko yanenze cyangwa anenga ubutegetsi yise ubw'igitugu, avuga ko atazigera yemera akarengane, ndetse yongeraho ko niyo yakatirwa urwo gupfa, ku mugani wa muzaza dusubiremo ako kantu, niyo yakatirwa urwo gupfa yemera kubyakira, nk'uko umufilozofe Socrate yemeye kunywa uburozi bwa suge, avuga ko yahitamo gupfira ukuri n'ubutabera aho kwemera gufatwa uko bashaka, nyine ngo yemera ibyo we afata nk'akarengane ngo kari kumukorerwa. Ibi ngibi rero bije nyuma y'ibintu byinshi biri kugenda biba hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma ibibazo by'umutekano uri mu burasirazuba, hakaza n'ikibazo gikomeye navuga kiremereye cy'itegeko nshinga rikomeje kugenda naryo rivugisha benshi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi ati turarihindura, abandi bati reka reka ntabyo mwahindura, nta burenganzira mufite bwo kubihindura. Nyine ukumva ko hari kutumvikana hagati y'izo mpande zombi. Rero uyu hajemo n'iyi dosiye y'uyu Elize, aho yagiye agaruka ku magambo aremereye ati ibi ni agasuzuguro, kuko ihame ry'uko urubanza rugomba kugira inzego ebyiri zo kubujuririra ntabwo biri kubahirizwa. Ati ntabwo mfite ubudahangarwa cyangwa uburenganzira bwihariye. Ati ubwo budahangarwa n'uburenganzira bwihariye byakabaye bigirwa n'abantu bakomeye, ibyo byakabaye bigirwa na ba minisitiri, byakabaye bigirwa n'abagize guverinoma, byakabaye bigirwa n'abadepite b'igihugu, byakabaye bigirwa n'abaguverineri cyangwa ababungirije. Ese umuturage umeze nkanjye abaho ko birashoboka ko ashobora kuburanishwa n'urukiko rw'ikirenga ubundi? Ati ibi ni ugusuzugura ihame ry'uko urubanza rugomba kuba rwagenda. Aho yagiye atanga nyine ni ingingo avuga ko we zimurengera, yaba ingingo ya 53, ariko akavuga ko atari yo gusa, kuko ngo binica n'ingingo ya 19, avuga ko nta muntu ugomba kuburanishwa n'urukiko rutari urwo ku rwego rwe. Iryo rikaba ihame rishingiye ku itegeko nshinga, ariko akavuga ko ngo iryo tegeko nshinga ngo bahora barikandagira, bahora bagira bati bahora barikandagira. Ubwo rero akanavuga yuko ngo banagoreka dosiye imuhamagaza cyangwa imuhamagaza mu rukiko muburanisha, bavuga ko inyandiko imuhamagaza kwitaba nyine urukiko ngo ari impimbano. Akibaza ati ninde uzabazwa inyandiko z'ibinyoma? Ni abanditsi b'urukiko rw'ikirenga? Ati nibamenye ko
tuzabigaragaza kandi tunabyerekanisha ibimenyetso. Rero ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko kuri uyu muvandimwe witwa Odia Mustafa Elise, umwe mu bari kushinjwa nyine ibyaha bigiye bikomeye hariya, ariko byose bishingiye ku bijyanye ngo no kwigumura ku butegetsi ndetse no gushaka kurwanya inzego. Ko tuzakomeza kugenda tumenya nyine uko gahunda zose zizakomeza kugenda zikurikiraho. Kanda subscribe, like, share ndetse na comment hano kuri The Quick Times News. Komeza uryoherwe na gahunda zose tugenda tukugezaho, ndetse komeze uryoherwe n'intangiriro nziza z'icyumweru.